Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane, Imana ibahe umugisha nanone, ndagarutse kukubwira kuri umunyamahirwe. Narakubwiye ngo iteka ryose ntuzajya umbona, uzajya umbona nkubwira kuri umunyamahirwe. Nishimiye rero abantu tubana umunsi ku munsi, Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, ibane namwe muri byose, mugire amahirwe mu byo mukora, umugisha ubabeho mu byo mugerageza gukora, mu miryango yanyu, mu bana banyu, mu nshuti zanyu. Uba uri umunyamahirwe, uba uri umunyamugisha. Umuntu nakubona umubereye inshuti avuga ati mbonye umunyamugisha, mbonye umunyamahirwe. Ibyo nibyo nkusabira buri munsi, ibyo nibyo nsabira ubugingo bwanjye, ibyo nibyo nsabira ubugingo bwawe, ibyo nibyo nkwaturaho umunsi buri munsi, mu gitondo na nimugoroba. Imana ibahe umugisha rero. Ndagarutse, ndaje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga muri Esiteri ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Ndasoma nihuse kugira ngo tuze kubona umwanya wo kubivugaho. Ijambo ry'Imana muri Esiteri ibice 3 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo Morodekayi asuzugura Hamani, nawe ashaka kurimbura Abayuda. Ufite ibintu wasuzuguye nabyo birimo gushaka kukurimbura. Impamvu ni iyihe se? Impamvu ni uko wabisuzuguye nyine. Impamvu ni uko wabisuzuguye, nabyo birimo birashaka uko byihorera, birimo birashaka kukurimbura nabyo. Umurongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata umwangangi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose. 2, abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yarategetse. Ariko Morodekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ubwami babaza Morodekayi bati ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? 4, bakomeza kumuhana uko bukeye. Atabyumvishije babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Morodekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Hamani abonye Morodekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. 6, abona yuko gufata Morodekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bo muri icyo gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Morodekayi. 7, maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguzaga inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana. Bageze mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Umurongo wa 8 ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bwanyanyagiye mu mahanga yose, mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ay'abandi n'ay'andi mahanga, kandi
ntibwumvira amategeko y'umwami, nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. 9 umwami nabishima umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. 10 ariho tugiye gusoreza. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata umwangangi, umwanzi w'Abayuda. Haleluya, haleluya. Ahangaha habonetse umuntu witwa Moridekayi, haboneka n'undi witwa Hamani, haboneka n'umwami witwa Ahasuwerusi. Hanyuma rero ku ngoma y'uyu mwami, umuyuda witwa Moridekayi yanga gupfukamira Hamani, yanga kumuramya. Aravuga ati jewe ntabwo nshobora kuramya umuntu kuko mfite Imana nizera kandi nzaramya. Arangije afata umwanzuro ari ku irembo, afata umwanzuro avuga ko atazaramya Hamani. Igihe kiragera abandi bagaragu baza kumubwira, baramubwira bati nyamara hari umuntu utakuramya. Nawe aza kubigenzura asanga nibyo. Igihe kiragera rero hano ku murongo wa 8 niho nashakaga cyane ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagiye mu mahanga yose y'ibihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami, nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Hamani rero abwira umwami, aramubwira ati hari ubwoko bwatatanye ariko bunyanyagiye ahantu hose. Aba bantu barabizi ko tunyanyagiye ahantu hose, aba bantu barabizi ko turi ahantu hose, ariko ngo ntabwo twumvira amategeko y'umwami. Mu by'ukuri ntabwo kwari ukutumvira, ahubwo Hamani yari yamaze kwishyira mu byicaro kugira ngo aramwe cyangwa se bamuramye, ariko asanga hari umuntu wamaze gusobanukirwa icyo Imana ari cyo, basanga hari umuntu umaze kumenya icyo Imana ari cyo. Arangije amutangira n'ikiguzi, aravuga ati jewe nutanga itegeko mwami rikandikwa mu gihugu cyose ko Abayuda bazicwa, njyewe nzatanga ifeza. Hari abantu bazagutangira ifeza kugira ngo wirukanwe ku kazi, hari abantu bazagutangira ifeza kugira ngo wirukanwe mu gihugu, hari abantu bazagutangira ifeza kugira ngo ibyawe ntibijye imbere, hari abantu bazagutangira ifeza kugira ngo bakuvuge muri quartier, hari abantu bazakugura cyangwa se bazatanga ibiguzi byinshi kugira ngo bagusebye, ariko ibyo byose ntago bikuyeho. Haleluya, ntabwo bikuyeho kuri ubwoko bw'Imana, ntabwo bikuyeho ko Imana ikuzi, ntabwo bikuyeho ko umwami nubwo azatanga impeta, ariko ntabwo bikuyeho. Ndashaka kukumenyesha ngo iki gihe nikikugeraho, iki gihe nubona kikugezeho, ntibizatuma uta Imana, ntibizatuma ureka uramya ibishushanyo, woya, ahubwo ukwiriye gukomeza kwizera Imana. Tuzagenda dukomeza twumva n'iki Hamani yakoze, byagenze bite. Ndashaka kukumenyesha ko Imana ikiri mu ruhande rwacu, nubwo hari abakuguze, nubwo hari abagutanze,
nubwo igihe kikwegereje ariko ndimo ndagusubizamo ibyiringiro by'uko Hamani Imana itamutanze. Imana iguha umugisha, ndagukunda, ndakumenyesha ko umwami Imana ari mu ruhande